Rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatubereye. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku 104.3 FM ijwi rya Amerika, by'umwihariko mu kiganiro Ejo. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho na Ejo Youth Echo, umuryango ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro Ejo mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya, kikaba gihagarariwe na Nigena Roger, naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza, nkaba mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Iyo umuntu avutse asanga afite umuryango ugizwe n'ababyeyi, abavandimwe be cyangwa abavandimwe b'ababyeyi be, ndetse n'abandi bantu bafitanye isano bituma bose hamwe bitwa umuryango. Kugira ngo umuryango ubeho rero biterwa n'uko hari umukobwa n'umusore baba bakundana, nyuma y'igihe runaka bagahitamo kubana nk'umugore n'umugabo, byaba binyuze mu mategeko cyangwa se bagahitamo kwibanira gutyo gusa. Mu kiganiro Ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku bigendanye no kugira umuryango, ariko twibanda ku babyeyi bashyiraho igitutu abana babo kugira ngo bashake. Turumva icyo abantu batandukanye batekereza kuri iyi ngingo. Ese ni ngombwa ko kugira ngo umuntu ashake umugore cyangwa umugabo agomba gushyirwaho igitutu? Turakomeza twumva kandi ubuhamya bw'umukobwa uvuga ko ahora mu ntonganya n'ababyeyi be bamuhatira gushaka kandi we atarabyiyumvamo. Turumva kandi ikiganiro twagiranye n'impuguke mu mibanire n'abantu, atubwira ingaruka byagira ku muntu ushyirwaho igitutu cyo gushaka. Ese ni inama ki agira ababyeyi bafite imyumvire nk'iyi? Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro Ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM. Gushinga urugo si ikintu kimara igihe gito runaka, ahubwo n'ubuzima bwose. Ni ukuvuga ko ari ikintu umuntu amara igihe atekerezaho, akabikora byishimiye, ariko ubushake bwe atari ibyo ahatirizwa. Mu kiganiro Ejo cy'uyu munsi rero twaganiriye n'abaturage batandukanye badusangiza ibitekerezo byabo. Ese babona ari ngombwa ko ababyeyi bashyiraho igitutu abana babo kugira ngo bashake? Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Ariette Nishimwe. Niba hari ikintu kigomba kwitonderwa no gushinga urugo, igihe cyose umuntu akwiye guhabwa uburenganzira, muri we akaba ari we ubanza kugira itekerezo cyo kumva ko yakuze akwiriye gushaka. Bigendana n'uburyo bwo kwitegura, ko ntabwo umuntu yakubwira ngo ugende ushake agusunikire gushaka udafite igitanda cyo kuryamaho. Guhindura inyifato, kwitegura kuba umugabo. Yari afite ikipe agendamo, yabagaho n'umusore w'umuservateri, akabanza gushyira mu bitekerezo ko agiye kuba responsable w'urugo, akitegura gukura mu bitekerezo ko kumva agiye gushaka. Kandi iyo hagize ikibazo hari abagusunitse, hari igihe batagufasha muri ibyo bibazo byakugezeho ingaruka kuko wakoze ikintu utamaze kwitegura. None gushaka ni ibintu by'umuntu, ukabuza ahantu uvuye naho ugiye, akaba ibyo wikuramo ukaba ufite n'ibyo ugiye kujyamo. Ubwo umubyeyi ujya kubwira umwana we ngo nashake, nta kintu abamufashije, kumbwira ngo nshake ntabishatse, se uzaza kuntungira umuryango. Abari bitonda nabo baba barashatse babanje kubyitegura, bitone natwe tuwe twitegure, iyo kigeze turashaka ntaribi. Ibyo ntago ari byo, kubera yuko umuntu wese ajya gushaka yumva ko bimurimo, yumva ko afite n'uburyo bwo kuzatunga urugo. Wenda ushobora no kuba ufite ubushobozi ukazamufasha ukajya umuha inkunga, wenda akabasha gutunga urwo rugo, ariko ugomba kuzirikana kuko ejo ushobora gupfa. Ese nupfa waramenyere kumutera inkunga, bizagenda bite? Ese wowe mu gihe umubyeyi niba wumva ucyashije kuba ukiriho, ntabwo uzahora ubasha gutunga ingo bye, nawe uba ufite urwawe. Ugomba kureka umwana bikamuzamo, akumva ko afite ubushake n'ubushobozi bwo gutunga urugo. Burya umuntu ashaka ari uko byamujemo cyangwa se yabiteguye. Ubwo rero umubyeyi aguhatiye gushaka, byanze bikunze urugo ntabwo rwamara kabiri, rurasenyuka. Ubwo rero ababyeyi bakagombye kureka umuntu bikamuzamo, hanyuma akabikora bimurimo. Gushaka no kubanza gutekereza, ukabanza ukamenya icyo ugiye gukora icyo ari cyo. Iyo uhubutse rero niho hahandi wa muntu bahatiye gushinga urugo, umunanira ugasanga ntiyubatse, ugasanga ni za divorce za buri kanya. Turabashimiye aba baturage bamaze kutugezaho ibitekerezo byabo. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza. Christelle, uraho neza? Uraho Nicole.
wowe utekereza ko ari ngombwa ko ababyeyi bashyiraho igitutu abana ngo bashake cyangwa bagomba kubareka bikaba ari amahitamo yabo? Njyewe uko mbibona ni uko buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo igihe runaka yumva ahamanya nawe ko agomba gushaka. None se buriya umubyeyi hari ubwo yakugira inama mbi? Umubyeyi sinavuga ko yagufatira icyemezo kibi, ariko nawe ushobora no kubifata agende no ku nyungu ze. Christelle ati umubyeyi ashobora kukugira iyo nama ariko bitewe n'inyungu abifitemo. Reka muhe akanya atugezeho bumwe mu butumwa bumaze kumugeraho ku bijyanye n'ibitekerezo by'abakunzi bacu b'ikiganiro ejo muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nicole nk'uko bivuze kuri iyi ngingo hari abadukurikiye bamaze kugira icyo babivugaho binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ariyo 078 75 81 41 Furagishema uherereye mu mujyi wa Kigali avuga ko biterwa nuko akenshi barebera ku rungano baba barakuranye bakibagirwa ko abantu nubwo baba barakuranye baba badatekereza kimwe. Rero bituma ababyeyi bahora bikanga ko haba hari ikibazo abana bo bafite bakabashyira ku nkeke. Naho Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati ababyeyi barambirwa abana babo vuba cyangwa bakagira ukwiheba iyo babonye batinze gushaka, ariko ntabwo bikwiriye kubashyiraho igitutu kuko bishobora kubaviramo babagira ingombi bakazashwana n'ababyeyi babo mu gihe kizaza. Mwumva neza Valentine uherereye mu Gasyata avuga ko abona biterwa n'umuco w'ahantu kuko muzi ko kera bashakaga bakiri bato kuko iwabo babaga babahaye byose ndetse n'abaturanyi bakabafasha. Nyogokuru bamushyingiye afite imyaka 14, ubwo kumubwira ko umuntu yagira imyaka 30 atarashaka ntimwabyumva kimwe. Dukomeza Kabera Emmanuel yagize ati ababyeyi bose ikiberaka ko abana babo bakuze nuko bashinga ingo. Iyo rero bageze mu myaka yo kuzishinga ntibabireke ko babyifuza, ababyeyi batangira kubyibazaho bakagira n'ikibazo cy'umuryango bakomokamo utazaguka. Buriya abana batagiye bashinga ingo umuryango wacika. Rero nicyo gituma babashyiraho igitutu. Uwiringiyimana Jean Claude aravuga ko impamvu ababyeyi bashyira igitutu ku bana babo ngo bashake ari uko mu muco nyarwanda bizwi ko umusore yagize imyaka y'ubukure aba agomba gushaka umugore akagura umuryango. Iyo adashatse babifata nko guca umuryango, rero bakamushyiraho igitutu. Ubu nibwo butumwa bumaze kutugiraho ariko mwakomeza mukabwohereza turakomeza tubwakire. Reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Urakoze cyane Christelle kutugezaho ubutumwa bumaze kukugeraho. Reka natwe dukomeze n'ikiganiro mu gihe abakunzi bacu bakomeje kugenda batugezaho ibitekerezo byabo. Dusubiye mu mateka y'u Rwanda usanga ababyeyi bo hambere barashyingiraga abana babo bakiri mu gihe cy'ubwangavu ndetse n'ubugimbi. Igihe umusore yabaga ageze mu gihe cy'ubugimbi yigishwaga imirimo ya kigabo irimo guhiga, kubaka urugo ndetse n'ibindi. Umukobwa wabaga atangiye kuba umwangavu nawe yajyaga mu rubohero aho yigishwaga nawe inshingano zitandukanye z'umugore, akigishwa guteka no gukora indi mirimo yo mu rugo dore ko yitwaga mutima w'urugo. Kuri ubu rero usanga ibintu byarahindutse. Abakobwa n'abahungu bose bahurira mu ishuri bakigana ndetse bakanahurira mu kazi bose bashaka imibereho. Bitewe n'aho isi yacu y'iterambere igeze rero usanga ntawe ukicara ngo avuge ko azatungwa n'umugabo we cyangwa se ngo azabeshwaho n'umugabane yahawe n'iwabo. Iyi ni imwe mu mpamvu rero usanga abantu batinda gushinga ingo, bityo ababyeyi bagatangira kubashyiraho igitutu bababaza batese uzashaka ryari n'ibindi n'ibindi. Uwineza Giselle ni umukobwa w'imyaka 29 atuye mu murenge wa Gatsata. Ni umwe mu rubyiruko rushyirwaho igitutu n'umuryango we ko agomba gushaka, gusa we akababwira ko agifite byinshi akeneye kugeraho mbere yo gushinga urugo. Aragira inama urubyiruko yo gukora bakagira icyo bigezaho batagendeye ku gitutu ndetse asaba n'ababyeyi kujya baganira n'abana babo. Reka tumwumve. Wadusobonyije ku nkuru y'ukuntu mu muryango ababyeyi banyogosenge bakubwira ngo ushake none jya mu magambo arambuye udusangize ku nkuru yawe. Uratangira twibwira. Murakoze, nitwa Uwineza Giselle,
ntuye mu murenge wa Gatsata mfite imyaka 29. Bijyanye n'inkuru yanjye ubundi twakuze tubona umukobwa wese ugeze mu myaka 23 4 5 aho ngaho nta kindi mu rugo baba batekereza no gushaka umugabo ukagira umuryango. Hanyuma njyewe ntago ngiye nigeze mbikurana ngo numve ngo nindangiza kwiga nzahita nshaka umugabo kuko ntago ari cyo cyari kiri mu bitekerezo byanjye. Ababyeyi rero nyirangiza kwiga ba masenge na mama wanjye umbyara na papa bose barambwiraga ati se uzashaka umugabo ryari. Nkumva umwe aratangiye ati se urumva abaturanye bazatuvuga gute kubona abo muri mu kigero kimwe bose bashatse. Dusubiye inyuma gato se watubwira warangije kwiga ryari ibyo ngibyo byo gushaka batangiye kubikubwira ryari? Narangije kwiga kaminuza muri 2015. Icyo gihe barambwiraga ati reka umukobwa ufite imyaka 25 agomba gushaka umugabo dore urakuze urangije kwiga nta kintu kimwe usigaje. None se iyo bakubwiye nk'ibyo ngibyo ubasubiza iki? Iyo bambwiye ngo nshaka umugabo njye mbabwira ko igihe cyabyo kitaragera, mbabwira ko ibyo ngomba gukora nibirangira aribwo nzashaka umugabo. Mba numva ntashaka kumera nka ba bagore bahora babwira umugabo ati ngurira igitenge, tugurira inyama zo kurya, abana barashaka utuntu tworoheje nanjye nashobora guha abana banjye. Njye mba numva ngomba kuzabanza nkagira ikintu kigaragara nshingiraho ku buryo n'uwo mugabo ninaramushaka atazansuzugura, azabona hari ikintu gikomeye nigejejeho, ibyo ngibyo abinyubahire, twubahane kubera byinshi twagezeho. None se ubona ari izihe ngaruka bikugiraho mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ingaruka ababyeyi baba bavuga ati uri kutubabaza, rimwe na rimwe bikavamo gutongana kubera kutumvikana kwa hato na hato, kandi nanone birambangamira. Hari n'igihe mba numva nava mu rugo nkagenda nkajya kuba handi batanzi batazirirwa bambaza ngo kudashaka umugabo, gusa nanone nkumva ntago byanezeza, nkumva ndumva ngishaka kubana n'umuryango kuko ndabakeneye kandi nabo barankeneye. Urubyiruko bagenzi banjye ni ukudacika intege, ni ukubanza bakamenya icyo bashaka mu buzima. Yego niba wumva ushaka gushaka umugabo ntihagire uguhagarika, ubikore kuko wumva ari byo ushaka, ariko niba wenda wumva atari cyo gihe cyabyo hari ibyo ugomba kubanza kwitaho, nabagira inama yo gukomeza uwo murongo wabo. Ababyeyi bo noneho bashyira igitutu ku bana bazumva iki kiganiro ni ubuhe butumwa wabagenera? Ubutumwa nagenera ababyeyi rero bameze nk'abo bo mu muryango wanjye bajya bavuga ngo ukuri gushirira mu biganiro. Mwicare muganiriza abana banyu, mwumve icyo babitekerezaho, unamenye icyo umwana wawe ashaka. Umuntu ugeze ku kigero cyo kubwirwa ngo shaka umugabo aba ari umuntu mukuru wo gutekereza ngo ndashaka iki ngiki kizaza nyuma, iki kirakenewe kurusha iki. Nabwira ababyeyi ngo mwikotse abana igitutu, nabona koko ibyo ashaka kugeraho yabigezeho ntimugire ikibazo rwose, ntago bari kuba babanze gushaka abagabo. Turamushimiye cyane Uwineza Gisele ku buhamya bwe yadusangije. Bakunze b'ikiganiro ejo, reka dukomeze noneho twumva ikiganiro mugenzi wacu Jean Muhawe nayo yagiranye n'umuyobozi ushinzwe ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco Dr Nzabonimpa Jacques, avuga ko nta muntu ugomba guhatira urubyiruko gushinga ingo ngo kuko burya umuntu ku giti cye ari we wifatira umwanzuro wo gushinga urugo. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Mu muco nyarwanda umusore cyangwa umukobwa yagakwiye gushinga urugo afite imyaka ingahe? Hari imyaka leta y'u Rwanda yashyizeho 21, ariko mu muco w'u Rwanda natwe tugira uburyo twarebaga twavuga ngo uyu muntu koko ageze igihe. Iyo umuntu yabaga amaze kuba umugabo ni wa muntu ufite kuba yanagabwa akajya ku rugamba, uwo nguwo niyo bitaga n'umugabo. Uwo nguwo rero yabaga afite kuba yashinga urugo, ariko nabwo akaba hari ibyo agomba kuba yuzuje, afite nyine n'ibizatunga rwa rugo, kuko hari igihe kigera akaba natunga urugo ariko nawe ubwe mu by'ukuri atashoboye kuba yakwimenya, usanga amenywa n'abandi. Uwo nguwo rero kugira ngo ajye kugora uwo mwana w'abandi, uwo ntiyagombye gushinga urugo. Mu muco rero umukobwa iyo babonaga kuko ageze igihe atakiri umwangavu, ageze igihe cyo kuba yakubaka, akenshi na kenshi hari igihe barebaga mu gihe cya kera biratandukanye cyane n'iki gihe, kubera ko igihe cya kera hari igihe bashakaga bakiri batoya ugereranyije n'iki gihe, ariko iyo babonaga ageze igihe koko cyo kuba yaba
umugore wabyara akarera abana atakiri umwana wo kurerwa nawe, yabaga ari wa mukobwa umaze kumenya gukora imirimo iyo ari yo yose, afite kuba yasigara ku rugo ntihagire ikibazo cyaba mu rugo. Urumva rero yabaga ari umuntu umaze gukura mu mutwe, umaze no gukura mu gihagararo. Ariko ubundi dogita, mu muco nyarwanda gushinga urugo n'itegeko? Ubundi umuntu wageze igihe cyo gushaka ntashake, mu muco nyarwanda bagira uko bamufata, kubera ko ubundi umuntu abereyeho iki, umuntu abereyeho umuryango, umuntu abereyeho n'amaboko ari aye ari ay'umuryango ndetse n'ay'igihugu. Umuntu abereyeho kugira ngo agire icyo asiga hano ku isi, byaba ibikorwa byaba n'abamukomokaho. Muri ino minsi turi kubona abakobwa cyangwa abasore bari gutotezwa n'imiryango yabo ngo bageze igihe cyo gushinga urugo ntibashinga urugo. Muri kubona biterwa n'iki? Hari abantu bagifite ya myumvire ya kera yuko umuntu hari igihe bigera wamureba mu gihagararo, wamureba ari na bwa bushobozi ubona ufite, bakibaza impamvu umuntu atarongora. Bo babonaga ageze igihe, kandi burya igihe kigera mu mutwe ntabwo kigera mu gihagararo uko umuntu ahagaze. Impamvu rero nuko kera nta bantu biga, ariko ubu ngubu umwana w'umuhungu ajya mu ishuri cyangwa umukobwa ugasanga imyaka 21 igeze akiri mu ishuri, agakomeza muri za university, ukajya bakabona ageze mu myaka muri za 30 akiri mu mashuri. Abantu rero bagifite ya myumvire ya kera bumva yararengeranye, ariko we ku giti cye ababona ataragera kuri bya bindi bigomba kumufasha kuba yashingura. Ntabwo ngiye mbona ari ikibazo ahubwo kiri mu mitwe y'abantu, usanga bashaka gutekerereza abandi. Niba umuntu mu mutwe we atarumva yuko ageze igihe cyo gushinga urugo kubera igitutu ari icy'umuryango, ari icy'abo bakorana, ari icy'abo babana, akaba yashinga urugo, urwo rugo ntabwo ruzahaba. Ibyo rero nagera muri rwa rugo, umuyaga wa mbere uzaza uzarusenya. Mwabwira iki bene abo ngo bagitoteza abo basore n'abakobwa? Buriya abanyarwanda babivuze neza, inkono ihira igihe. Iyo yihutishije bibimbeya cyangwa bikagira uburyo bipfuba ntibishye. Yego hari abafite kuba badashaka kubera babuze inama, hari igihe biba ari ngombwa kubakebura no kubagira inama, ariko ntibibe ikintu kimeze nk'aho ari agahato, kwako sibo bazamutungira rwa rugo. Dusozana inama kimwagira bene urwo rubyiruko? Harimo ibyiciro bigera nko kuri 3 muri urwo rubyiruko. Hari urubyiruko rudashinga urugo kubera ko rwumva rutinye kubera ibibazo byinshi babona mu ngo z'iki gihe. Abo ngabo rero ni ukubabwira yuko iyo ushinze urugo ufite umugambi wo ko urwo rugo wifuza ko rurarama, atari bya bindi ngo ushinze urugo kubera ko wagendeye ko wabonye umukobwa ateye, atari bya bindi ngo washinze urugo kubera ko wabonye mu mufuka wa muhungu ko hangana. Ntibatinye, kwa ko ibibazo byabaye kuri uriya sibyo bikubaho. Kategori ya kabiri ni urubyiruko usanga rutubaka kubera yuko batekereza yuko ubukwe bwaba buhenze cyangwa ibigenda ku bukwe byaba bihenze. Yego koko hari nk'imiryango igenda ishyiraho amananiza ku rubyiruko, ugasanga batse inkwano y'umurengera, usanga batse ibirongoranwa bimeze ukuntu. Nabagira inama yuko uko waba ungana kose, ibyo waba ufite byose bicyuza ubukwe, ko ubukwe si ibintu ahubwo ubukwe ni abantu. Iyo ufite abantu baraza bukunganirana. Urundi rubyiruko rero ni ruriya usanga rwo rwumva mu mutwe warwo rutaraba nk'uko babivuga tayari. Abo ngabo akenshi na kenshi usanga bafite akazi, bafite n'aya mafaranga abantu bababonamo ibyo bintu, ariko ugasanga ntibubaka urugo. Abo ngabo bafata igihe cyabo gihagije, shaka umuntu bakorana urugendo, ndavuga atari bya bindi byo guhutiraho, kuko hari byinshi, hari amazina, hari ibyo babita bidasanzwe, ngo intama ya mukandagiye, bavuga hari byinshi bagenda babita atagendeye kuri ibyo ngibyo. Niba hari umuntu yabonye bakorana urugendo, abanza mumenye nawe amumenye, bamenyane. Aho ngaho bafata igihe cyabo gihagije, nibaramuka bashinze urugo rwabo ruzakomera. Turamushimiye cyane Dr Nzabonimpa Jacques ku mpanuro nziza atanze, avuga ati inkono ihira igihe. Mu gukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi rero, reka noneho twumve ikiganiro na Karinganire Karori, impuguke mu mibanire y'abantu, akaba n'umwarimu w'iryo somo muri Kaminuza y'u Rwanda. Avuga ko kubwira urubyiruko ngo rushinge ingo nta rugero rwiza babonera ku barushinze bishobora gutuma bazinukwa. Ese ni inama ki agira urubyiruko ndetse n'ababyeyi? Ni mu kiganiro yagiranye na Jean Aime Muhawe nayo. Mubona biri guterwa n'iki kuba muri iyi minsi umuryango nyarwanda uri gushyira igitutu ku rubyiruko rwatenze gushinga urugo?
umuntu yavuka avukira mu muryango akigishwa kuwubamo akigishwa amategeko n'uburyo nawe azawungura agatuma ubaho. Numva rero yuko umuryango mugari buri gihe no kuva na kera wifuza yuko umwana yageze igihe cyo gushaka kugira ngo yungure n'umuryango. Muri iki gihe rero nguvuga ngo ibintu bigenda bihinduka, ukabona uko isi igenda ihinduka iterambere ryayo, ahubwo habaho kugenda twigana n'imico y'ahandi yo kuba tashaka ufite uburyo wagomba kubaho byanze bikunze bitabaye ngombwa yuko ushinga urugo. Nkamwe muzobere mu mibanire y'abantu n'abandi, mubona ari nk'izihe mpamvu zishobora gutuma umuntu atinda gushinga urugo? Muri rusange kera habagaho uburyo bwo gufashanya, imiryango igafashanya, umuryango wabutanze umukobwa gushyingirwa, umusore ashatse, ukabona abantu bose bashyize hamwe. Kuri ubu n'imihindagurikire dufashe mu Rwanda, urebye amateka yarwo ubona mbese haragiye hasenyuka ikintu cy'indangagaciro gituma nuko kunganirana bitabaho. Ariko bura nta gihe umuntu ashobora kumushyiraho igitutu ngo shinga urugo byagera ahubwo bikanamuvamo burundu ugasanga arazinutswe. Ibyo byo bibaho, ni ukuvuga ngo niba umubwira ngo shinga urugo gusa utamwereka ibyiza birimo, biciye mu ngero, biciye no mu biganiro umuha, ibyo ngibyo bishobora kumuzinura, cyane cyane ko kugira ngo ushinge urugo ruhame hagomba kuba ibanga y'urwo rukundo, hakaba ibanga ryo kubahana, ibanga ryo kurera neza abana mubyaye, mbese hakaba imyiteguro ihagije. Icyo gitutu ahozwaho shinga urugo kanaka mwavukiye rimwe byaye kanaka, mu by'ukuri nta ngaruka zishobora kumugeraho, yabaho adatekanye. Noneho rero yanashaka akagira ibibazo mu rugo, ntahamye urugo na mugenzi we kuko ababona nta bushobozi bwo kurutunga, ukabona ibyo byose ni ingaruka zituma adashobora guhamya ibirindiro muri sosiyete no gutegura ubuzima bw'ejo hazaza bw'abana. Ni nabyo ubona hanini birimo bisenya n'umuryango. Hakorwa iki kugira ngo icyo gitutu gishyirwa ku rubyiruko kigabanyuke cyangwa kibe cyacika burundu? Ni ukureba impande zose, n'ababyeyi ubwabo bakeneye gusobanukirwa bakagendana n'ibihe. Uvuga ngo ubundi umuntu yavutse agenda yunguka indangagaciro umunsi ku wundi, ibyo bakunze kwita socialisation, kugeza apfuye. Ni ukuvuga rero ngo leta, abihaye Imana n'abandi bashinzwe kuba imibanire y'abantu menya muntu bakabasobanurira uburyo bagomba gutegura ubukwe bw'abana babo batarengereye. Noneho rero mu rwego rwa leta uzi ko hari amategeko, igihe bagiye gushyingirwa bakabigisha koko, ariko noneho ntibahagararire uwo munsi, hakazaba ikurikirana na nyuma abantu bagakomeza bakigishwa bagasangira ubuzima. Mu by'ukuri se bwana Karori dusoza, ni nama kimwagira urwo rubyiruko ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange? Muri rusange ubona uburere mu muryango, ubundi umuryango nk'uko twabivuga ugomba kubaho niryo pfundo ry'imibereho, imibanire. Ni ukuvuga rero ngo ababyeyi bagombye kwita ku burere bw'abana. Urubyiruko rugomba kwirinda ibirukurura bivuye mu mico y'ahandi. Urabona nk'ibintu by'ikoranabuhanga byateye, ukabona babiburiyemo, babaye muri ibyo, bagashaka kwishushanya ku mibereho y'abandi runaka bafite ubushobozi runaka, akagira ngo nawe azagira umuryango nk'uwo akisumbukuruza kandi adashoboye kubigeraho. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Turamushimiye cyane Karinganire Karori ku mpanuro nziza ahaye urubyiruko ndetse n'ababyeyi muri rusange. Yavuze ko ababyeyi bakwiye gusobanukirwa ndetse bakaganira n'abana babo, bakabaha inyigisho zijyanye no gushinga urugo. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Mbere yuko dusoza ariko reka mbibutse ibyo twaganiragaho. Twaganiriye ku bijyanye no gushinga urugo, aho usanga hari ababyeyi bashyiraho igitutu abana babo kugira ngo bashinge ingo. Twumvise ibitekerezo by'abaturage batandukanye bavuga bati urugo rugomba kuba icyemezo cy'umuntu ku giti cye, kandi byose bikagendana n'ubushobozi afite bwo kuba yabasha gutunga urugo. Twumvise ubuhamya bw'Uwineza Josiane uhora mu makimbirane n'ababyeyi bamushyiraho igitutu mu gushaka, agira inama urubyiruko kubanza kumenya icyo bashaka mu buzima, bagakora bakigira, bakazabona gushinga ingo zabo. Umuyobozi ushinzwe ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, Dr Nzabonimpa Jacques, nawe yavuze ko nta muntu ugomba guhatira urubyiruko gushinga ingo, ngo kuko burya umuntu ku giti cye ari we wifatira umwanzuro wo gushinga urugo. Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro Ejo cy'uyu munsi, wadusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi. Tubwire, ese ubona biterwa n'iki ko imiryango imwe n'imwe ishyiraho igitutu abana babo kugira ngo bashinge ingo? Duhamagare kuri telefoni igendanwa ariyo 0728028232 cyangwa kuri 0787581411.
ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwe mwese twabanye mu kiganiro ejo cy'uyu munsi cyari gihagarariwe na Nigena Roger, mbibutsa ko iki kiganiro mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya. Mwakoze kubana natwe, nitwa Nicole Giraneza, ikiganiro ejo naho ubutaha. Ejo